Hello, welcome, and welcome back to my channel. You guys can tell the kids are out. Their dad took them out to play. It's Thursday, and they are finishing their Easter break. The entire week they didn't go to school, so I'm grateful to have this small time to talk to you or to speak to you about something. My name is Aurore Ngabo. If you don't know me, and if this is your first time, please do subscribe, hit the notification bell, and you'll be notified every time I upload a new video. And please go watch my other videos, all the other messages, my kids learning, the cooking, their birthdays, and other topics as well. Thank you for those who are coming back today. Thank you for your support. Thank you for taking this time and giving me this blessing of watching my videos. Leave your like, your comment, and tell me what you want to see on my channel or what you want me to speak on next time. So let me give you a few seconds to subscribe. Okay. So today I want to talk to you about something I love about my husband. It appears that we don't talk much about our partners or our loved ones when they are alive or when they are with us, or tell them that we love something they do to encourage them to keep doing it, even to do more. So today I'm going to tell you one thing that I've learned or that I love whenever my husband does it. My husband is not selfish. I love that my husband is not selfish. And let me tell you why I say this. Whenever my husband buys or gets himself something, he always, I'm telling you, always, we have been together for 13 years now, today. So I just thought I would tell you guys something nice about him and tell him about what he does. He already knows, and I love that about him. Whenever he gets himself something, he always comes back to me and tell me, oh, my love. He calls me chérie, which is my love, or sweetheart in French, chérie. So he's like, chérie, we need to get you something as well. So whenever he buys, let's say he's buying shoes for himself, I don't know if he feels guilty or that's just how he feels, but whenever he gets something for himself, he always comes back to me and asks, what do you want? Or should we get you something? I will give you some examples. And that doesn't concern just his wife, his partner, same thing with the kids. He will get himself something or myself get me, his wife, something, and think about the kids. You're like, why we got ourselves something? How about the kids? One of the big quality I love about my husband is that he's not selfish. He thinks of himself and think about me, his wife, and the kids as well. So I'll focus on me today, and another day I will tell you how he is a good dad to our kids as well. So whenever he gets himself something, let's say he's buying shoes for himself, he always goes to the store and he will come home happy with a big smile. He'll be like, oh, I bought myself some shoes, maybe 3 pairs or 2. Then he'll be like, chérie, how about you? I'm like, I don't need shoes. It doesn't hurt for him to ask me, even though I'm going to say no, or even though I don't need shoes, but he still asks. So when he does that, I love it. I don't know if he notices that I love it, but I want to say it out loud that I love that about my husband. He will never go to the restaurant and eat and just come back home like nothing happened. He'll make sure if he goes to the restaurant, most of the time he's in a restaurant in meetings, he'll talk with someone and they will eat. While he's there, he'll be like, okay, chérie, how about you? When the kids are at school. But when they are not at school, I'm home with the kids, he'll be like, chérie, what do I bring for the kids and you? So he will feel like that most of the time. If he, let's say one time his phone was not working and it was really damaged for over a week and he was dying for
4 hours and comes back on. I told him, you're going to lose everything in your phone. You need a new phone. So he went and bought himself a new phone and upgraded. He uses Samsung. I have iPhone. Then he upgraded his phone. He came back home. He was like, Sheri, how about you? I'm like, my phone is working perfectly. Why do you want to buy me a phone? But he's that way. If he buys himself a suit or he finds something, he's like, oh, I need clothes. Then he will buy it. He will come back to me and tell me, how about you? So that's a major, major, big thing I love about him. And it makes me look at him that he's not selfish. Whenever he thinks about himself, he thinks about me. Whenever he buys something for himself, he will feel like I deserve the same thing. So I'm here to thank my husband, but also to speak to you, you and your partner. If you have a partner, it doesn't need to be a husband, but it might be your girlfriend, your boyfriend, your loved ones, whoever they are. You need to love them and think about them whenever you think about you. When you think about buying something for yourself, think about your partner. Don't just be going, some men will be going to the restaurant, you are eating outside, you are going places, you are having fun, you are buying clothes, you are well dressed all the time. And when they see your partner, they don't look good. That doesn't suit you. Suiting, I'll talk about that one day. God gave Adam a wife, and he said, let's make a wife or a partner who is suitable. So when your partner is looking clean, when your partner is well treated, that suits you, that makes you perfect, that makes you fit. So if you buy something, let's say you are buying a watch for yourself, think about your wife, think about your partner. Don't just spoil yourself and forget about your partner. Do you hear that? Think about your partner whenever you get something for yourself. If you're going with your boys and you're going out, you're having fun, give her some time to have fun as well. If you're buying yourself clothes, buy something for her. If you're buying yourself shoes, buy something for her. If you are out with your friends, you are eating out, buy something for her or let her go out as well. So think about your partner more than you think about yourself. When you do that with your partner, that means you love them and you love yourself. You cannot just spoil yourself, give yourself whatever you need and want, and leave her behind. I don't want to dress and look fit and look smart when my husband is wearing something trash. So think about him, think about yourself, think about your partner or people in your lives. Whenever you get something, living together or planning to live together, that should be your priority. I love, love, love that about my husband. And it has made me appreciate him more. And sometimes I feel like I want to spoil him or to let him get whatever he wants. But every time he gets something for himself, he will always come back to me and ask and tell me, oh, you need something, even when I don't need anything. So I love that about him. Go be a good husband. Go be a good wife. Go be a nice partner. Whenever you get something for yourself, get something for your partner. Don't just love yourself, go out and have everything you want, buy yourself everything you want, eat whatever you want, and leave your partner at home or leave them wherever they are. Spoil them the way you are spoiling yourself. That shows that you are not selfish. And if you are doing the other way around, you are getting things for yourself. You want to dress nicely. You want to look smart. You want to eat out whatever you want. You want to treat yourself with a nice watch. You want to treat yourself with a nice phone, with a nice car. While your partner is driving a trash car, you are not doing it right. I hope this message gets to you well and you guys get to me well. I love this about my husband. I just thought I would tell you and you guys
check yourself. If you're doing it already, God bless you. You are a good husband, you are a good partner, or you are a good wife. So start thinking about your partners. Whenever you get something nice, think about them. Okay? Let me translate a little bit in my language. Murakoze kugaruka kuri channel yanjye. Murakoze kunshigikira kureba video, mugasiga like, mugasiga comment, mukasharinga, batanabikora mujye muzisangiza n'abandi, tuganire ku bintu bimwe cyangwa ibindi, murebe n'ayandi ma video nagiye nshiraho, niko kunshigikira. Kuba nshiraho no ma video no kugira ngo dusangire ubumenyi ubwo ari bwo bwose umuntu afite, namwe mumbwira ibitekerezo byanyu. Kandi iyi nshuro niba ariyo yawe ya mbere, ndagusaba ukore subscribe kugira ngo ukande n'akazogera kari hejuru kugira ngo uzajye ubona video zose ngenda nshiraho, usubire n'inyuma urebe n'ayandi ma video. Harizo nigisha abana, harizo ndi guteka, harizo ndi gutanga ibiganiro bisanzwe nk'ibi, harizo ama anniversaire y'abana, harizo tugenda ahantu gutembera, izo kuririmba, zigiye zitandukanye zose. Nufata umwanya ukazireba, ndizera ko zikubera umugisha cyangwa uzagira nk'icyo ukuramo cyangwa zikagufasha. Uno munsi nashatse kubabwira ikintu kimwe nkundira umugabo wanjye, cyangwa ikintu kimwe umugabo wanjye akora nka kimukundira, kiri mu bintu ndagira ngo navuga bitanu bya mbere bituma nkunda umugabo wanjye. Nkunda ko umugabo wanjye atikunda. Mu cyongereza bavuga selfish, umuntu wikunda, wumva ko yakwihereza ibintu byose, wumva ko byiza byose ari we bireba. Umugabo wanjye rero ntago ari ko ameze. Arikunda, ariko kwikunda kwiwe ntago yikunda wenyine, ahubwo abashaka icyo yihaye cyose nanjye umufasha wiwe cyangwa umuntu umukunzi wiwe akimpe. Sibyo? Ndabaha ingero kandi mbibasobanurira. Kuva twabana n'umugabo wanjye, ni wa muntu igihe cyose yiguriye ikintu ahita agaruka anyita sheri. Sheri murayizi ni mu Gifaransa, abantu biwacu niko tuvuga. Anyita sheri igihe cyose aguze ikintu, igihe cyose hari ikintu akeneye, ajya kora ibishoboka byose ko nanjye azakambaza akambwira ati sheri wowe ntacyo ukeneye. Tuvuge akeneye inkweto, aragiye yiguriye inkweto imiguru nk'ibiri cyangwa itatu, agataha anezerewe. Uwo munsi rwose ajya ataha, akigera mu rugo cyangwa turi kumwe akatavuga ngo sheri none wowe, nubwo nta nkweto naba nkeneye ariko arabikora buri gihe. Tuvuge wenda yiguriye isaha, we akoresha Samsung. Reka mbanze mvuga ikibazo cya telefone. Rimwe telefone yiwe irapfa, irahagarara neza, ikajya ihagarara ikamara nk'amasaha, ikapfa, ikazima, ikanga kwaka. Imara nk'icyumweru iri kuzima, akayihorera nk'amasaha 2 ikongera ikaka, cyangwa ikamara isaha yanze kwaka. Ndamubwira iyo telefone yawe yapfuye, ihangane nyine ufata amafaranga ugure telefone nshasha, utarabura amanimero, utarabura ibintu byose birimo. Noneho rimwe aragenda nyine agura telefone. Noneho ufite nka Samsung nimero runaka, ugiye kugura nyine uragerageza ukagura iyisumbuyeho cyangwa inshasha igezweho. Avuye kuyigura, ubwo ngiye telefone yanjye iri gukora neza kandi nkoresha iPhone, iri gukora neza nta kibazo. Akiva kugura telefone yiwe, ageze mu rugo aramwe ngo none sheri wowe turabigenza gute? Tamwa sheri byo ni biki none ufite ikibazo? Phone yanjye irakora neza nta kibazo ifite, ariko ukuntu ateye niko ateye kuva kera. Aba yumva ko niba yiguriye akantu nawe akugurire, niba aba yumva mu mutima bimucira nk'urubanza, simbizi wenda nuko bimubaza, niba bimucira urubanza kuba yakwigurira ikintu we ntakugurire. Icyo rero nkakimukundira cyane, kuko nta munsi n'umwe agenda ngo yigurire ikintu areke kuntekereza. Ntibivuze ngo uko yantekereje ahita akingurira telefone. Ubwo ndamubwira ati nta yindi nkeneye. Tuvuge yiguriye isaha, uri kumva ukeneye gukoresha isaha ama siporo, kureba uko umutima utera, kureba ama exercise n'ibiki, ama telefone baguhamagaye igihe udafite telefone mu ntoki ukarebera ku isaha, akaba arayishaka isaha yiwe, ukabona ashatse wenda kuyigura, atagaruka sheri none wowe ambwira ati nawe nyikeneye njyewe wenda afite yanjye, cyangwa si ngombwa njye ntayo nkeneye. Niko ateye igihe cyose. Tuvuge wenda agiye mu nama, akunda kujya mu manama yabonana n'abantu, akenshi ntago akunda kubonana nabo mu rugo, akabona nabo nk'ahantu muri restaurant, bari breakfast, abana bari ku ishuri, atanyandikira ndi mu rugo sheri none nkuzanira iki. Ubwo yagiye mu nama, igihe cyose ararya, niba
bari gusangira hariya arahava anyura ahantu anzanira akantu kuko arabyumva ko yariye hanze nawe uko yariye utuntu twiza nawe akagutekereza nanjye akantekereza nyine akanzanira cyangwa ari nka nimugoroba akagenda akabona n'umuntu bakaganira barangiza ati sheri mbazanira iki n'abana. Icyo rero kinyereka ko atikunda. Niba yiguriye umwenda kunda akeneye amatraining cyangwa akeneye amashati yo gusengana ayo yari afite cyangwa amatishati n'ibiki akagenda akagura amatishati nkanga iyo amaze kubigura ahita ngo none sheri wowe amubwira nta myenda nkeneye yewe abagore murabizi tugura imyenda igihe tubikeneye ntabwo umuntu gusa yakujyana mu isoko ngo gura gutyo. Noneho igihe cyose abikoze gutyo sinzi ko abizi ariko ndabikunda ni ikintu nkunda kinyereka ko atikunda. Ndaza noneho kuvuga ku bandi bantu apana umugabo wanjye. Hari abagabo usanga umugabo ujya hanze urarya muri restaurant uranywa amafanta meza wenda mu rugo batanyoye urarya inyama hanze mu rugo umugore wawe nta nyama ari kurya cyangwa abana bawe ntibari kurya urasohoka ukagira ibihe byiza n'abandi basore cyangwa n'abandi urungano rwawe abapapa cyangwa abashuti bawe umugore wawe ari hariya. Nukuvuga igihe cyose ukoze ikintu cyiza niba wiguriye umwenda niba wiguriye isaha niba wiguriye imodoka niba ikintu cyose wiguriye ujye ugaruka utekereze mugenzi wawe sibyo byerekana ko utikunda. Ntago waba usa neza mugenzi wawe asa nabi ntago bikubahishije. Navuze ijambo mu cyongereza hariya rivuga ngo suitable. Imana yaravuze ngo tureme umugore ukwiranye n'uyu mugabo umukwiriye mu cyongereza bavuga suitable. Suit ni costume ni costume wambara ikakukwira neza iri kuri taye. Iryo jambo nzarivugaho umwanya ikindi gihe ariko umugore wawe akubera cyangwa umukunzi wawe arakubera iyo musa mumeze neza mwese musa. Wewe ni ugenda hari ukabona kuri umugabo w'umusirimu urambara neza ibintu bigezweho style zigezweho umugore wawe ari kwambara nabi cyangwa mugenzi wawe umukunzi wawe ari kwambara nabi urigurira we ntumugurire ntago bikubereye. Nubwo waboneka wambaye neza ariko ntibikubereye kuberwa mvuga ni kwa kundi umuntu wawe atumuberwa. Iyo uri kumwe n'umuntu wawe asa neza nawe usa neza mwembi hamwe niko kuberwa kwawe. Bivuze ngo igihe cyose niba wiguriye ikoti tekereza umugore wawe tekereza umukunzi wawe. Niba uriye hanze ntukagende muri restaurant ngaho wowe uhora usohoka ujya muri restaurant ukarya inyama ukarya ibyo ushaka ugasohoka ugashiraho ibiro ukiyongera nyine ukagira ibihe byiza. Umukunzi wawe ari ntumutekereza uriya bonye iki naho nakivuze mu cyongereza muri siporo ukajya ukora siporo. Shakira umugore wawe shakira umukunzi wawe nawe ikintu kimurangaza akora nka fan nawe ugira ibihe byiza nawe agira ibihe byiza. Niba wambaye inkweto nziza zigezweho nawe mutekereze. Ntukajye wambara ikintu cyiza mugenzi wawe yambare kibi. Igihe cyose witekeza ugenda abagabo ugenda urya ugenda ubona ibyo ushaka byose abana bawe bari gukubitika hariya. Ubwo sindi kuvuga iby'abapapa ndacyabifatira umwanya nzavuga uwundi mwanya mvuga iby'abapapa uburyo bita ku miryango yabo n'abana babo bita ku bana babo. Ariko no munsi ndi kuvuga umukunzi wawe byerekana ko utikunda iyo igihe cyose wihereje ikintu cyangwa wikoreye ikintu cyiza ugikorera mugenzi wawe. Nukuvuga niba wiguriye imodoka nziza tekereza umugore wawe ntiwumve ko wagira imodoka nziza umugore wawe agira imodoka mbi. Niba uriye hanze muri restaurant ntiwumve ko warya muri restaurant umugore wawe arya ibishyimbo mu rugo. Nawe uwo munsi mutekereze umuzanire akantu cyangwa umusohokane nyuma wamaze kuva hahandi wasohokanye na bagenzi bawe nawe umusohokane kakanyama ko hanze akarye yumva anezerewe. Ni wigurira agasaha reba ko umugore wawe nawe ari agasaha akeneye. Ni utamugurira agasaha wamugurira amaherena wamugurira akantu. Uko wiguriye akantu uko wihereje akantu ujye utekereza mugenzi wawe sibyo. Icyo ni ikintu kimwe cy'ingenzi cyane cyagufasha cyangwa umukunzi wawe yakwishimira. Ni ngewe kubwanjye ikiri mu bintu bitanu bya mbere binini nkundira umugabo wanjye nuko yikunda akanankunda. Kunkunda kwiwe rero ni igihe cyose yihereje ikintu aba yumva nanjye yakimpereza. Niko arabikora niko ateye ntago abikora kubera ko nabisabye n'ubwa mbere mbivuze
agabikora kubera ko nabisabye. Tumaranye imyaka 13 uyu munsi iruzuye nibwo twasinye amasezerano, nambara ino mpeta nawe arayambara mu rukiko. Imyaka 13 uyu munsi irashize. Ntabwo ibingibi abikora kubera ko nabimubwiye cyangwa nabimusabye, ariko igihe cyose iyo yitekereje akigurira umwenda nanjye aranzanira, akigurira icyo kunywa nanjye aranzanira, kandi arabimbaza wenyine nkuzanire. Inshuro nyinshi ndahakana kubera ko ntabyo mba nkene, ariko ubwo bushake gusa bwo kuba yambajije utawumva nyine. Umuntu ntago yikunda, ntago ari selfish, ntago ari umuntu wikunda ufite umutima wo kwikunda gusa ajye yihereza ibintu. Igihe cyose antekereje akabimbaza, nawe nubwo yakwihereza ibintu ngewe ntabikeneye, ako kubera gusa yantekereje binyereka gusa ko ankunda kandi atikunda ngewe ngo ashire inyuma, sibyo? Aba papa, urubyiruko, niba ufite umukunzi, niba ufite umushuti wawe, niba ufite umugore, mugende mwisubireho. Umugabo wawe, ibi ntibireba umugabo gusa, n'abamama. Ntukajye ugenda hari umudamu wambare neza uberwe, umugabo hari wawe acupiye. Niba hari icyo wakora, hari ikintu cyiza wakora, wagikorera umukunzi wawe cyangwa uwo mubana, uko aboneka neza ni ishema ryawe, birakubaka bikatuma ugaragara neza. Rero mwisuzume. Niba ujye ugenda ahantu ugasanga uragaragara neza, uraberewe, urabyibushe, urasa neza, taye akabiri, ibyo ukeneye byose, utuvuta, agaparfum, ibintu byose uriyitaho, reba ko umugenzi wawe nawe ameze neza. Igihe cyose wiguriye akantu cyangwa wihereje akantu, ujye umutekereza, nubwo ataba gakeneye, ariko ubimusabe, utangiye offer, unabimubaze. Yabikenera sava, atabikeneye azaguhakanira, ariko uwo mutima wo kubimubaza gusa no kubimwereka bizatuma abona ko utikunda gusa, kandi ibyo ukora utabikora gusa kubera kwikunda, ahubwo ubikora kugira ngo use neza ku bwa mwembi, sibyo? Imana ibahe umugisha, musangize abandi bantu ino video, kandi tugerageze tureke kwikunda cyane. Couple, umukunzi wawe, umuntu mubana, mwige gukundana, ukora ibyo ukora byose wikorera, ariko utekereze n'uwundi mugenzi wawe muri kumwe. Murakoze cyane, mukore like. Simumva ko ari sawa, mukore like, mumbwire no muri comment uko mubyumva. Wowe partner wawe yitwara gute? Ni selfish, arikunda? Niba yikunda, message ntiyabimureba. Reka tuyisangize n'abandi. Kino kintu ni cyiza, twese tugiye tugikora, abantu babana neza kandi babaho mu buzima bunezerewe kandi bwiza, twese tukasa neza, tukuzuzanya, sibyo? Imana ibahe umugisha, ndabakunda, tuzasubira ubutaha. Bye.